Hello bantu banjye mumeze muti nizere ko mumeze neza muri no munsi rero desktop igizwe n'ibice ariyo monitor ikagira CPU ndetse ikagira n'icyo bita keyboard. Hello bantu banjye mumeze muti nizere ko mumeze neza muri no munsi rero twaba twagarutse n'irindi somo rishyashya tugiye gutangira hano ngaha kuri no channel yanyu ya Aminika TV. Tugiye gutangira isomo rya mudasobwa wicyo ngusaba niba rugambiro rugeze kuri no channel yacu urebe ko wakanze subscribe basige twicare twigane. Ngiye mugiye kubana muri iryo somo nitwa Rafiki kaba rero tugiye kubana muri iri somo ryo kugira ngo mbashe kuba nakwigisha ese imashini igizwe n'iki, kozwe n'iki, ese ikora ibiki ndetse n'ibindi bitandukanye. Kugira rero tujye kubasha kubana muri mu masomo atandukanye nkubwira ko iri ni isomo rya mbere tugiye kubanza kwigana ku bintu bijyanye na computer. Abenshi mugira imbogamizi zo kuba mutazi computer, mukibaza ati se computer imeze gute, iteye gute. Muri no video rero ngiye kukwereka ubundi nkubwira ati computer igizwe n'ibi bice, tugiye kubirebana babereke ese computer igizwe n'ibihe bice, bereke computer ese ubwo igizwe n'ibihe bice. Tugiye kubasha kwigana ibice bya computer kugira ngo nitumarasha kubyigana hasigaye namwe mujye mubasha kuba mwamenya ibintu byinshi bitandukanye kuri computer. Ntago waba umuntu usobanutse utazi computer muri iki gihugu aho kigeze. Rero ni aho dukurikira hose, aho waba uri hose, icyo ngusaba ukande subscribe basige tujye tubana buri munsi. Twatangira kugira mbashe kukwereka ese ukuntu bikorwa gute, bigenda gute. Mbere na mbere ubundi tugiye kubanza kwigane ibice bigize computer. Computer igizwe n'ibice byinshi bitandukanye bigiye bitandukanye, ariko tugiye kubasha kubanza kureba iby'ingenzi. Asigaye kuri isomo rya kabiri nibwo tuzagenda tureba n'ibindi bice ndetse dukomeza n'andi masomo menshi atandukanye. Ndi gushaka yuko umuntu wamenye no channel bita Aminika TV hari icyo azayungukiraho cyangwa hari icyo nawe ubwo aziyongeraho. Mbo twatangiye rero ukuntu bimeze mbere na mbere, ukuntu biteye ndetse n'ukuntu bihagaze. Ikintu ugomba kubanza kumenya ni ikintu bise ibice. Hari ino gice bita monitor, iyi bayita screen sinzi niba mwese muyizi. Hakaba n'iki gice tugiye kubanza tuvuge kuri desktop, turajya no kuri laptop. Desktop igizwe n'ibice ariyo monitor, ikagira CPU ndetse ikagira n'icyo bita keyboard. Hari benshi babizi, hari benshi basanzwe babizi, ariko tukugira ngo tujyane no kuri bamwe bose batabizi. Icyo twamenya rero kuri monitor ikintu idufasha ni kimwe, ni nka idufasha nka screen nyine. Ni screen idufasha kuba twamenya amashusho. Hakaba na keyboard nayo idufasha mu kuba twakandika mu buryo bwa typing. Noneho hakaba na monitor, akaba na CPU nayo idufasha kuba yajyamo amadiske ndetse n'ibindi byinshi bitandukanye. Muri make uyu niwe mutima w'imashini. Hakaba n'iki gice nacyo cya suri aricyo kidufasha gukontrola imashini. Laptop yoho nayo ndaberekana y'ibintu bigize laptop. Ukuntu rero bimeze, iri ari isomo rya mbere ry'ukuntu nawe wabasha kuhamenya computer. Iri ni isomo rya mbere tubanje kureba ibice bigize computer kugira ngo tubashe kuba twakomeza n'ibindi bice. Turasigaye turareba na laptop, turebe se laptop yo igizwe n'ibihe bice. Tudatinze rero ikintu twamenya cyo ni kimwe. Ku yindi somo rya kabiri niho tuzagenda tugaragaza ati se iki gice cyo gikoze gute, dutandukanye software and hardware. Ciao ciao.